Eddy umeze neza? Ni amahoro cyane NASILI imeze gute? Nanjye meze neza wa gatanu mwiza? Kuri twese. Umeze neza? Ta amahoro kabisa. Nubwo ikirere mbona kirewe gikonje ariko nibyo byiza. Meze neza kabisa. Wa gatanu meze gute? Nanjye meze neza. Iki cyumweru wungutse iki? Nta kare nacyora. Nta na kimwe. Byerekeye niki? Kuko njye mba ntekereje. Ariko je nakubajije icyo wungutse. Mva mba narungutse ibintu byinshi ariko bitandukanye. Iyo uvuze ngo wungutse ikinyeta ntekereza mu buryo bw'ubukungu direct ntacyo nungutse. Mu bukungu nta. Ako mu bumenyi bwo byanarungutse. Mu bukungu nta kintu ishwe. Bitandukanye nuko nari nsanzwe. Ariko ujye ushakisha se? Ndashakisha umunsi umwe nyine bizakunda. Ariko ubu aka kanya ntacyo. Ariko ubundi wowe mbona je nta n'ikibazo cy'uko wakagize ikibazo cy'ubukungu. Ntago ndi umuntu se. Uba mu rugo. Sibyo? We ntuhaha. Sibyo? Ntago mpaha ndihahira. Oya bihahira gute se? None se buri munsi njya mu rugo? None se oya. Aya masaha munarya mu gasozi. Erega ayo mafaranga we hano baguhemba ni nka Jean de Poche yawe. Kubera ko ubo mu rugo. Jean de Poche ni secondaire. Hari contribution ugira se? Hari contribution ugira mu rugo. Erega nanjye ndihagije. Nka rero. Erega natwe dufite abantu badusaba amafaranga nubwo tuyabima. None se niba uyimana we wari kumbwira ati wenda hari abayansaba nanjye nkayatanga. Ariko mu gihe unayimana ubwo bivuze ko amafaranga bivuze ko nanjye urumva sindihaza mba nkeneye kuyarya. Ubwo inda yawe yaba ari Ega mvuze kurya nagaru kurya gutya gusa. Kujyana nyine byose byirahaye no kwishima byose. Ndiraha. Irarika atari ikibi. None irahari ni ikirwanda kivuga ibintu byose byo kwinjoyinga. Hoje ariko mu gihe kiri mwiraha, mu gihe kiri mwiraha n'ubundi. Neze so rijyamo. Oya, iraha byararangiye bijya n'ibyake. Bwiraha wumvamo iki? Oya, iraha nyine nibyo wavuze. Kuba wayakoresha ibyawe byo kwinezeza, kurya, kunywa, gusohoka. Ibyo rero twebwe ngo mu myaka yacu ntibikigezweho. No gufasha abaturanyi mu myaka yacu twebwe ntago bikigezweho. Aya we. Ko nge ndakuze. Oya. Nese kuri Saint Valentin ntabwo zarekura. Ega nayo niraha. Oya ntabwo. Aracyabura iminsi. Ntabwo nzarekura. Rwose. Ariko abantu nkamwe mwa mufite abantu imyaka ubugeze muraciye muri benshi nyine wabonye naguca ndi kuvugana urahuye na benshi. Ubu sawa kuri Saint Valentin. Oya waho ubwibyo uri gutekereza ni byubamo. Oya nge ndi kuvuga ndi kwimagine abantu bangana nkawe. Ubu usanga Saint Valentin ari nk'abantu nka 15 bazi kuzaba nk'indawe cyangwa impano. Oya icyo gihe ukuraho phone ndabizi. Oya ntabwo cyangwa ukabaha amasaha atandukanye. Ibyo byari mu myaka y'ubuto. Ni nk'iyanyu nyine iyo murimo. Ubwo naba ntarayigeramo kubera ko nta n'umwe. Oya ariko se kana arwanshinja se nawe. Nawe niyandike ntawe rwose ntawe ubaho nta n'ubeshya. Mubeshyera ikisi ntawe rwose. Ahubwo wowe akagombye kuba uri kubaka etaje i Kigali kuko niba amafaranga yawe bara yo kurya kandi nta zindi nshingano wakagombye kuba meze neza. Izira nshingano zonyine zikenera amafaranga ibintu ni byinshi. Murumva ko Eddy ameze neza kuwa gatanu. Kardinal umeze ute? Meze neza ndashima Imana nanjye. Nawe se? Nanjye ndashima Imana. Dukomereje muri uwo mujyo. Uravuze uti akabaye kuba yubatse etaje kubera amafaranga ye. Ntayarya. Kuko ntabyibushye. Oya aribyo kubyiba bikanga. Ariko azabeshya munyomoza. Oya wowe ibyawe wabivuze. Woraza kwisi. Woraza nawe ubwo kongeraho ibindi. Ntayarya. Sibyo? Kuko ntabyibushye byibura wena ngo uvuge ngo arangana nka gi. Sibyo? Gi numona se? Cyangwa nka Lincoln. Oya emiwe murekore yari mu kigero cyanjye. Icya kabiri. Ngo nta terete wena ngo uvuge ngo abakobwa ngo nibo bayarya. Bayatwara. Ibyo yabihakanye. Akadege. Sibyo? Icya gatatu. Ntiyambara neza kuko hari urutonde twasohokanye rwa Jarike rw'abantu bambara hano mu kigo yarusohotseho. Sibyo? Ese nawe yarusohotseho. Ariko se we bagusizemo de. Twarakurikirana. Jena ndi hagati ya nakati. Ndi hejuru yawe uri inyuma yanjye. Zimbize ariko ururiho. Sibyo?
ubwo ibyo si ibya gatatu umuntu wakwegereje aba bantu we ntabwo wamushyiraho ndibaza umva icya gatatu nk'abajama twese uko dukorana ahangaha niwe muntu utagura birazwi n'umuntu utamuzi iyo arimo aravuga ati wa muhungu mukorana wuhese wundi w'umusatsi wuhese ko twese dufite imisatsi ngundi utagura nicyo kimenyetso icyo ni icya kane icya gatanu ntiyitunze ibyo byo wari wabihereyeho wenda ngo uvuge ngo ubuzima nta nzu yishyura hari ibintu byinshi bitwara amafaranga amazi umuriro none igitangaje nta niyogoshesha amafaranga Eddy ajyayo aha niyogoshe ariko hari ibintu byinshi bitwara amafaranga rero betting ntabwo itwara amafaranga nta modoka agira ngo bayashyira muri esanse hari ikintu Deusasore jo ariko hari amaze iminsi akibitse pe kwiyogoshesha tuniyogoshesha none se jyaye buri weekend buri cyumweru ngo tuvuge tuti uyu mungu pe umusatsi we uramuhenda urampenda buriya nuko mutabizi wenda uvuga ngo ameze nka Ruben Amorim urabonaga ko wenda gutoza byamunaniye ariko arakaragara urabona rwose akajyamo Eddy nanjye hano ni hatoya ariko nenda hogosha ubwo zawe ujya muri salo kuyiyogoshera oya ni solo rurwembe reka nkubwire Eddy ariko ari ibintu byinshi twara amafaranga ese akadege gatwara amafaranga uretse ko navuze ko ngakore ntabwo ngakinde ngo urugero rw'ibintu bitwara amafaranga kandi ubwo kayatanga kandi kayatanga barigiye bakurya ariko nabari igihe urya no saro uribwa buri munsi nyine biterwa n'amahirwe ngishaka ko ntagira amahirwe duye dusobanurire pe ipinda ryawe bagubita hano rijyaye ariko se ubundi aje cya kigo kiza kureba uburyo abantu bakoresha amafaranga ni iki Odi Odi takonye nta Odi tenyeneye shawe rwose none rega bino tujya tubigira imikino kwa gatanu ariko ngenda bateguje kwa gatanu nzaza mbabwira ibintu bitatu bitwara amafaranga ya Eddy bitatu oya ntabyo uzampimbira ikibazo uzampimbira dutukumbure rwose ntabwo nzaguhimbira ariko hari umuntu wanyabwiye ati umuhungu umeze gutya utashobora kugura utaba ufite amafaranga iwabo utishyura rasiyo n'umuriro ngo wenda agira abagore nta bagore wabahagaye nese uri kubyandika ngo Emmanuel reka twakire Gerard umeze neza ameze neza NASILI wiriwe neza ariko uraho neza amafaranga yawe ajya uyu yawimubaza we harazwi wese gafite umuryango cyangwa n'abana cyakwamenya umeze neza ushaka kugira amafaranga yanjye iyo wumvishe umusore nk'uyu nguyu Gerard wowe uhita utekereza iki yumvishe ubikiba nk'iwabo ugende kubyakoraga nawe utekereza ko ariko ko ushaka umuvugi mu kanya yambwiye ngo yishyura fagitire ngo za wasake akamesaje ampaye ukwezi reka tuvuge ko ntiyarenze iwabo hariya ntabwo harenze 15,000 kwabwiye rwose umuriro ntiwarenze 15 muri hariya mukoresha mu rugo iwanyu hereze niba afite 30,000 ndetse n'abafite imashini isya ubugari narwe no murengere ko mbaranga kubivuga yaba ari essence nuko njye mbaranga kubivuga ariko njye mfite abantu mfasha abantu nta fondation ntago ari fondation arundi yankagirira imwe nk'aba amafaranga darekeje ariko se fondation yo yayamara ku buryo ibyo bintu byose uri kwagirizwa bitajya mu mugira umutima mwiza njyewe Eddy ngiyarantangaza pe sinkubiki erega Eddy ni philosophe buri rwose je ntunzana message y'umuntu inshuti yaje cyane yitwa Gilbert ariko nibigiye kumugutura muri nawe afite ikibazo kigira gute irimo iramubaga cyangwa irimo kumubaga ubwo arambwiye aravuze ati atariko se wamugani koko amafaranga ya Eddy ajya kandi nta savinga ati inzego zibishinzwe zibikurikirane zibyinjiremo ngo wasanga ashobora afite ikihe bakorana n'iki tutari inkunga se kandi none yitwa iri defense dushime ati yayi NASILI ati dushime Nyagatare ngukurikira kuva 2012 kuri Flash FM ukorana na Axel Rugango nakabiri twari orinji wantayemo weekend ari nyiri no mwishuri aranambeshye pe 12 ariko uwo muntu umva ari umukomorede wawe yibeshye ku myaka ariko ntabwo ari kure ashaka batanibeshya ahubwo ari kwihakana oya kwibeshya byo yibeshye rega NASILI ndamuzi imibare rege bihari ko biba bizwi akurumva ko ari day 1 kabisa no mwaratangiranye bidaya fane nawe ni mukuru wanjye yatangiye ngo Eddy amafaranga yabitsa mama we ngo nta nicuma ha Karine Karine we Karine no we abazimu bashye
amakuru aragenda ajya hanze gake gake uburyo barashaka kwimagina amazina nawe arimo aragenda afombaza biba byinshi uretse nandi makuru ari bujye hanze amakuru aragenda icyo kubitsa cyo ndayabitsa ko uranda sevinga cyane ariko none Nasiri anishyura beride nabyo mujye mubizirika nicyo kintu gikomeye nuko mbaranga kubivuga noneho ntaramara ukwezi iyo ngingo rero nari negereje yishyura beride umushahara wa Eddy ndawuzi hano sibyo reka nkubwire nkubwire amafaranga yishyura oya mubemo nyaboneka mubemo okay ni 8% by'umushahara ariko ngewe icyo nzi cyo fagitire ya wasake na beride ibyo bintu byoroshye 8% beride 50% kubitsa umubyeyi 20% gufasha abababaye n'abandi nagiriye impuhwe andi 30% asigaye nkayarya nkagirira hano ubu yarya ikize iraha ni byinshi gusa kurya kunywa wavuze ibyo kubyibuha erega dore ngiye ikintu musabye basi ngewe ndabigusabye nka grand frère wawe amafaranga yawe banza yubakishemo umubiri unakore gym ubyibuhe abantu bavuge bati nese kera waruzko nari imeze warihagije kera waruzko nari imeze niba kera wararutaganga warurusha hanga ukomeza yarabyibushye ubu ngubu noneho se oya nagumye gutya erega ryo urya bikanga kahise njye gusa hano tanga urugero kundi iyo liga abantu benshi bayirimo nese mvuge ba Deus nabayeme ntabwo nabavuga bareka iyo liga abo ariko se iyo hera kuri vavara ngo harya ngo ariko ngo mutaza kwibagirwa ko ngo afite company y'abumvirizi bajyana mu bumvirizi sako navuze kare kari ibihu abatora busurira arige jake iki umunsi kirarangira mu ntabwo gatanu biragoye ndabona ibihano biri buzira kiraho emishyiraho utandumiye tubanye nabi ariko se ngenda yizihiza ubu nabari kuba ndi hano rero abantu tuziranye benshi ntabwo bayizihiza ubwo ufite ikibazo uyu ntayizihiza wowe ntuyizihiza Fuadi nuko Sidike nuko nuza nuko ariko ejo naratumiye ejo sineyizihiza nimugoroba zizina rindi kwa boss hariya se ko we yaransi ko nko gutumira naravumbye se oya hariya ni inshingano bagomba kukurebera unabyanze waza kukifatira unabyanze bari no kuza none se hejuru ya biriya ndenze iki eze neza uyu munsi byibuze ari kugira ahantu oya nta handi nagomba kugira agomba kwirirwa mu kazi kandi umbwira ngo ufite inzara uyu none siko nta muntu wantumiye ko babazaga uko Noheli yagenze ufite ikibazo ahubwo uvuye ko mbona washyizemo agakoti ubwo ku munsi w'irayidi uyirya we mu urya ko mbona washyizemo agakoti uvuye cyane natumiwe ehe natumiwe Nasiri nihe bagutumiye kurya ujyana n'ikoti uyu mujyi ndawuzengurutse pe ngewe abantu nibabona nananiwe bamenye ko mpazi nawe Nasiri ikibazo ugira n'ikibi aho bagutumiye hose uritabira nonese nge ndi inshuti yabo nakubonye watanye ujya rusororo ndavuga ni wowe no kwijwi uzajyayo kabisa nta ntazajya kandi ngenda ni ukuvuga ngo icyo ukora ni iki ugenda wakarabye oya urya bike bike kugira ngo hose uze kugera kuza kuhasoza ni nko kubaka etaje ababaje kugira ngo hose wacana umucyo atazagira umuvandimwe uvuga uti Nasiri naragutumiye ntiwaza urumva unahageze ntiwagira icyo ari abataramukira bajyaga bita ngo niwabavumba kwijwi wowe no kwijwi wajyanda amase nageze n'amageragere mageragere hariya ni utarahagera neza ubwo arambwira izina ryaho niba utamase Fuadi uraho neza ni amaki none nameza nanje meze neza byo umeze neza alhamdulillah meze neza nange meze neza ako mwavumbiye hamwe uyu munsi mwavumbiye hamwe twahuriye mu ntara duca kubera iki twavumbiye hamwe murasa neza rwose nawe mwavumbiye hamwe ko mwambaye amajezi ngaho ariko ni gute umunsi waruhera mwambara amajezi nawe mwavumbiye hamwe ko mwambaye amajezi ko muzakungura mwabuze n'akenda kameshe ngo mukambare iyo wagira ngo muvuye muri siporo ibyuya mubira ariko murasa neza mwambaye neza umunsi wagenze ute jewe navumbiye mu bukwe bwa Jire muvandimwe Hirwa Jire na Mariamo Ange niho navumbiye kuva igitondo cyose rwose nari mu bukwe nje ahangaha mvuye mu bukwe bw'umuvandimwe umuvandimwe ageze gutya ku munsi Yesu yavukira avuga ati reka nanjye nigaragaze cyane rwose Hirwa Jire turamwifuriza urugo rwiza rwose na Mariamo Ange bombi bagira urugo rwiza rwose ibirori biracyarimo nuko bibaye akazi ubundi umwanya wo kurya waro ngewe nje ntaranarya kuko nje nirukanza ku kazi iki kiganiro kirangiye ntago yabaherekeza nsanga babimazera so wajya kurya saa 4 fo hano size Benjamin ndi wasanga
Benjamin wese hano ndi musize nta cyizere nahasanga hano nasiri yiriwe hari umuntu uri ahantu ukavuga ati ahangaha siniriko njya gushakira NASILI ubu ujya gukodesha ikoti ugiye kurya umuceri wa 3 reka nkubwire kandi narikodesheje kenze ukodesha 15 ikoti ariko rero kwa ko uri vumbe henshi uragaruza icyubahiro ikoti ariko NASILI yambaye neza ikoti aya yambaye neza seko mu bukwe ntajya kora ikosa oya yambaye neza kabisa ikote ni icyubahiro nuko ari twageze gusa ngasanga yambaye nka korari agiye kuririmba nukuri ko Imana yanyuze muri korari yambaye amakoti asa kuriya ugira ngo bavuga ngo perezida ngira ngo niwe bahamagaye uko hari yambaye amakoti asa oya si karabaye none asise ariko mbona sohotsemo bwendo reko igitandukano bari bambaye amashati y'umweru tugera ariko ikote ni kimwe kabisa Fuadi wayo inkuru wenda irimo ibintu ariko byo nk'umusore wari wambaye neza cyano herise agiye nko gutereta gasanga byagenze ngereka mbaye inkuru yanjye yambaye kuri Noheri kuri Noheri kagiye mbaye inkuru yanjye yambayeho byorere byagenze biterera ubu ikintu cyabaye urabona kuri Noheri abantu benshi baragira bajya kuvu cyaba bajya gusanya n'inshuti n'imiryango ijoro rya Noheri ari amasengesho bita veye yego ani kuribona n'igitaramo cya Noheri igitaramo cya Noheri cyakindi abana berekamo ya filime cya Noheri veyo iba isoza umwaka akenshi berekanamo filime ya Noheri Yesu avuka ibyabaye ntabwo icyo nuko byari kuri Noheri mu ijoro rya Noheri so ufite umutekano kandi utanze oya ntabwo niyibeshye noneho ikintu cyabaye ngiye ni inkuru byambaye ni inkuru mamo ni kera cyane nyiri umwana mutoya kabisa ariko bya bindi abana bakuru bagakubagana gake gake nshuti yanjye Fabrice abasigaye muri Canada avuga ati ngo Musafiri Fabrice akaba we yarumva we yari umukristo abimenyereye avuga ati tugenda arambwira ati ariko muvandimwe hari ahantu twakigaragaza abamarije ndabaza se hehe arambwira ati buriya ati mu rusengero haba abakobwa beza nese gihe uzi kureba abakobwa beza fa none si mwana nese umujunzo umuntu yiga magato segonderi sinagashobora kureba umwana uri maestro ari muri vacances watubwira ngo ni kera ngo ntubyibuka nkagenda nko mu gatatu primaire aya none Fabrice Musafiri arabwira tugende Fabrice ubwo yasanzwe wasengera biza aranjyana tujya hehe hariya Kimisagara kuri restoration nakumvaga ngo habaga ngo niki turagenda turicara noneho Fabrice we wabo twasanze abantu benshi abantu benshi ari benshi ngewe ninjira gusa nibimenyereye ninjira aho mbonye oya si ntumbwe ko agiye kwicara muri korari y'abamama Fabrice aragenda yicara urumva no mu rusengero amenyereye yicara ahantu nyine ibyo agiye kureba azi neza ariko urya Fabrice nawe nubwo yari yanjyanye Fabrice nawe yari umudivaniste mwese mwagiye mu barese ariko we gahunda yarazizi yajyaga bati niki akajya kwigaragaza bro ngenda nicara baraganiriye rwose babwirizaga ibintu biryoshye abavandimwe mu misozi miremire abazi kubwiriza cyane sijya ko NASILI ntabyo ariko ntago ari umugabo ntago ari umupastor masasura cyangwa n'igitwaza niwe wari restoration bitaraba bataratandukana niwe ni masasu ni kera muri za 2000 niwe kangahe gutyo nari umuyobozi noneho ikintu cyabaye barabyirarangira saa 6 z'ijoro zigeze batubaguruke rwose muhana amahoro y'Imana muhoberane ariko Fabrice akaba yarambwiye umuvana nambwiye ati noneho ubundi iki cyo tujyanye no guhana amahoro y'Imana akabizo akabizo nge bahanaga amahoro y'Imana bahanaga n'akabizo umusaya aramba byaranavugaga byihorere w'ibyo bya abagenda kujyanye ngo byaravugaga turagenda twanambaye uyitegereza amasaha 6 cyane turamanuka cyane twemva buri sabwa ariko ati amahoro y'Imana kuva saa 1 kugeza saa 6 n'abana beza bameze neza kabisa barareba ko Bizou niki neza fo wari wavuze ko ugiye abyihoye mu rugo abana babizi ko remaze gukura nashobora gutembera nta kibazo noneho Fabrice kumbiwe tekinike arayizi we yagiye yicara mu rungano aho wari wicaye se uhari yicara mu rungano neza neza baregere mukecuru nicara rero y'abamama nicara nubwo ari abamama ni abanyogokuru bro akabizo arabonye se bizakuse mu kanyari cyabaye se barahagurutse bati maguruka mahana amahoro y'Imana mbona hakurya ngiye kumva umukecuru wa nyonyokuru wanjye arahagurutse ati mwana wa bro yankubise Bizou urikumva amenyo mu kanwa arashizemo kera mwana wa nawoda y'Imana na n'ubwo byasawundinze kwabyo nicyo gihombo cy'umwaka cyari cyo mu mwaka niwo munsi wa nyuma navuze ibintu bitari ibyanjye si ibyanjye sindasubirayo umwaka utabwaza tugera ni uramenye ibyo bankoze ubushize sinshaka gusubirayo
namwe mwamakoza akaba nazamutse wabariye bara kujya kuvumba Bizou byihorere bya Bizou nasiri wo kodesha ikoti rya 15 wayivumba aho byihorere Bizou ntabwo wayivumba se nasiri wo ntabwo wajyayo Bizou iriya myaka byabaga bigoye wowe kuyavuga nani ya kera rigaragara iyo ubungubu zitangirwa ubuntu zari zigoye urabona ubungubu usigaye wita amazina ushobora kugira ngo ubuze ko umuntu yayigwa mutanaziranye cyane byihorere yewe ndeka mbabwize ukuri yego yewe Bizou ntabwo ari kunjyana so wabibonye bwa mbere ryari nasiri iki Bizou arega ura Fuadi nuko atayitubwiye neza arijya avuga atenda wenda nyuma ya Bizou wenda iyo nyitanga neza nkahabwa amanota abyihorere iyo nza na nyuma yaho wenda iyo nza kuza kwiyabwa n'umwana ufite imbavu ndende ntuza byihorere ntugabye niyo Bizou ni umugisha kuko yego n'umugisha amahoro y'Imana arayahawe ni y'umubyeyi amahoro y'Imana arayahawe kuko wenda nubwo atari washaka kuko iyo umukobwa muto ryari kuba ari irari ryakujyanye mu nabye n'ubundi ryari ryanjyanye nasiri bisigiriza muvandimwe yarahobye nabyihorere agahinda kuva uwo munsi naravuze ibintu si ibyanjye n'ubu nari inyobye mu bintu bitari ibyanjye ndabiretse mbirekeye bene byo nasiri bisigiriza muvandimwe yarahobye ni nkuko nawe wakodesha iryo koti ukajya gusanga ibaze hashize imyaka ingahe hashize imyaka nka 18 irimo hafi ariko ibaze ko icyo ntakibagira nasiri wowe ibaze wakodesha iryo koti ukagerayo ugasanga abantu bafite kirida nka Eddy akabaza ati none se tuje basoje ariko bayida iri koti je ni ibyanjye ntabwo nakodesha ariko risi n'irya korari yaririmbye nta kibazo ago sinkubishije nageze ari ahantu ngira igishyika pe Eddy yageze asanga nasiri afite kirida aravuga ati se none imbabazi oya nasanze nasiri afite imyitwarire nk'umuntu umaze kurya ndavuga ni none nje gukora iki hano reka nkubwire Fuadi buriya tukorana n'abantu hari undi munsi nabwo n'inshuti yanjye reka musuze umuvandimwe Shafi Shafi mudaherana imbere hari hakurya za Kicukiro Shafi history yanjye reka nyereke aze watubwiye story wabyihoreye turi mu kiganiro urashaka undi isimbuza ariko oya Eddy hari ikintu kimwe nshaka ariko Bizou y'abanyogokuru nawe nizaba cyane muri yanjye na Shafi reka binyeretse kabisa oya reka tubanze tuvuge twihanize dutange intangamarara mugani wa Kenisi ugiye kwihaniza nde Eddy nujya ujya kuvumba cyangwa utwa twakubitera navumye ngiye buretse gatoya uvuga ati ni wowe utumirwa simvumba nubwo waba watumiwe ujye wiyakira cyangwa se wemere bakwakira uko bagutumiye ntukajya ugenda ufite intego zo kurya ahantu urumva kugira ngo ukuremo esheke y'icyumweru cyawe cyose kuko nka nimugoroba ijambo nasiri yazengurutse ku ntebe yanjye reba ubutumire bamaye hano uko bwavuga bose yaravuze bugusomera bose message yaduhaye itonde yibaye nabatumiye iwanjye muze dusangire none ijoro rya Noheli bose adutumira atumiye ikigo cyose kandi nta muntu waburaye nasiri wenda indyo yawe birabe wowe uri inyandura biza ukuntu urya nawe ikimenyimenyi urebe ingano yawe niya Eddy bose injira baretse se Eddy musige muhaga ntago mbeshya ndimo ndakotinga boss nisagoye iki boss atuye umwana akakabije kandi mpamvu ariko namubwiye ni humura uraza kuza kure impamvu abyibuha ntaraza naragera aha ariko najyaho impamvu abyibushye umujene urabizi ko njya mugiye kwarana natanze itangazo ntimemuretse Eddy najya aho bargira ngo akuyeho ibye abandi babanze bagiye bisigara turi ko ari bye kandi umujene ntiyansebeje rwose boss yavuze ati sawa kabisa we ko boss akunda abantu barya yarebye Eddy inuzanye iki niki sabyinyo kize ku isahani ako garantiza ariko areba yiva Kilimanjaro ateretseho arangira areba Samiri Himalaya amukomera amashyi umusozi wa Himalaya aho uteretse ku isahani azi ko Himalaya yaramukomera amashyi azi ko Himalaya ari uruhurirane rw'imisozi ese niba vanze inyama zose ubwo aravuga ati aha ni sawa kabisa abahungu bagena uzongera ko amazi mpamvu babyibushye cyahuye ya kintu cyantangaje buriya Fuadi nareba umuhungu nk'uyu ukiri mutoya nuko nabura amahwemo yasanganye uyu nguyu Kirida aravuga ati niba bariye ntimwumvire nica ijambo rya mbere yabasaba sasa nasi ko nkubana na Kirida byaba byarangiye yarababa yafite agahinda gakomeye navuga ngo utumire uvuga ngo ni umunsi nijoro ryo gusangira ngiye nsanga ufite imyitwarire nk'umuntu urangije kurya ndavuga nise narindi gufunga rasi hano hasi namanutse nsanga abahungu bamaze kugenda ntazi iyo ngiye ndavuga sindabigenza bacyo nawe se Samira umusize kumbona mwigabye mwenyine Samira asigaye
nafunze rase hano hasi nsanga abahungu bandurutse ndavuga si biragenda kandi uburyo nasira akoresha kirida ntabwo ikoresha nk'umuntu umaze kurya imbuto. dukora ikiganiro cyacu ariko ntitubuze kuza kwifuriza abantu bamwe inshuti zacu noheri nziza abadukurikiye by'umwihariko abadukurikira kuri YouTube channel ya BNB Sport Agents n'abadukurikira kuri BNB Kigali 89.7 FM mwese tubifurize noheri nziza n'umwaka mushya muhire kubizihiza noheri ubwo mukomeze mwenjoyinge cyane kandi umwanya wo guhana impano uri buyime nta kibazo ndayakira kubundi noheri ngo umunsi ngo gutanga impano ejo tuzazifungura niyo mpamvu yitwa boxing day rero uri buyime ndararanyifunguje nta kibazo uburyo yaza mugari bwose nzayifungura kuri boxing day ejo nta kibazo cyandenze ngano ubwo rero noheri nziza ku bantu bose badukurikiye noheri nziza kuri nawe na Nasili noheri nziza kuri twese noheri nziza Dizo kuri twese noheri nziza Sami twese cyane noheri nziza Emi noheri nziza boss naba boss twifuriza n'abakozi dukorana bose bose ba Clementine ubwo nabavugiyemo BNB FM mwese noheri nziza n'abadukurikiye kandi hano bose abadukurikiye aba bose tureba tubana kuri social media zanjye za Nasili za BNB za Samiri za Edizo za Benjamin za David za Castare za Jarike izawe bose nono zigahurizwa na za BNB mwese noheri nziza n'umwaka mushya muhire. Ikindi no abakiriya bo dukorana by'umwihariko izi noheri nziza ku bakiriya bacu bose abakiriya yabavuze Nasili tubwira abakiriya bose kandi yongera ijambo ngo noheri nziza noheri nziza kuri abo tugiye kubona muri kiganiro noheri nziza kuri Lucky Rice barimo barafasha abanyarwanda. noheri nziza rero kuri NBG kuba itanga NBG nako itanga United Gin gatanga Fimbo Gin Ingwe Gin Bombastic American Gin n'ibindi byinshi. noheri nziza n'umwaka mushya muhire kuri Ipbox ifatanyije na BK Tech House mu gufasha ababyeyi n'abana. noheri nziza cyane kuri AJYA Paper Group. noheri nziza kuri MTN Rwanda. noheri nziza kuri Ecobank. noheri nziza ku bakozi bose ba Kibogora Polytechnic n'abanyeshuri bahiga. noheri nziza ku bakozi ba RBC n'aba Minisiteri y'Ubuzima kuri muri uyu mwaka wa 2024. noheri nziza rero ku bakozi ba I&M Bank n'abafatanyabikorwa bacu cyane. noheri nziza ku bakozi ba Rwanda Form. noheri nziza ku bakozi ba Rwanda Revenue Authority. ni abantu tubana ubuzima bwa buri munsi tunafatanya mu guteza imbere igihugu cyacu. noheri nziza ku bakozi ba Wina ndetse na boss nyirubwite yego inshuti ya Fuadi cyane rwose Misa Saul. noheri nziza ku bakozi ba Ikubire ikubire by'umwihariko ni noheri nziza rwose. Patrick cyane ndahiro ndamureba cyane Patrick nawe akazana kandi kitwa Ikubire turitirana ko nanjye ugene nitwa Fuadi Ikubire na Patrick rero nawe yitwa Ikubire. Patrick ndahiro cyane noheri nziza cyane famille Ikubire yose ubwo mucyo utamwibagirwa na Enrique bose. noheri nziza rero ku bakozi ba Mango 4G bose. noheri nziza ku bakozi ba Manifa Printing House. noheri nziza rwose kuri Riza. noheri nziza rero kuri River Trading Limited nubwo umwaka mushya muhire kuri Haji ariko umwaka mushya muri 25 kuri Haji River Trading Limited. umwaka mushya muhire kuri Magasin Sport Class cyane cyane rwose. umwaka mushya kuri Hambo Technologies ndetse na noheri nziza kuri Hambo Technology. noheri nziza kuri inde kuri Xben yego bakozi bose ba Xben. noheri nziza kuri New Modern Technology. ndimo ndamureba cyane mu Isalimi Shyaka n'umwaka mushya muhire rwose na noheri nziza Shyaka n'abagenzi bamukorana ngo muri New Modern Technology. noheri nziza kuri Rwandema ndamureba umuvandimwe Rwandema anafite n'ubukwe umunsi yabambitse abantu bose barakeye kuri noheri barakeye nawe afite ubukwe ejo bundi turamwifuriza imyiteguro myiza y'ubukwe anagiye noheri nziza n'uwo bazarushinga cyane. noheri nziza ku bakozi bose ba RPC barabizi ko mu icapiro cyane bameze neza cyane. noheri nziza ku bakozi ba Azam TV n'umwaka mushya muhire kuri Azam TV cyane. noheri nziza rero kuri Ritiko ku bakozi bose ba Ritiko n'abashoferi abo mujyanye mu ntara mwajyanye mu muryango yo muzabagarura amahoro. noheri nziza rero kuri Kwetu Automotive Services muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni mu mahanga ariko nekeza ko abadukurikiye bose bariyo cyane. umwaka mushya muhire kuri muvandimwe wanjye Jean Paul mu Birigi inshuti yanjye rwose Terasi Jean Paul Terasi hariya turamwifuriza isabukuru nziza yagize 18 yagize isabukuru 18 ndabyibuka ko ari ndategeka 18 rwose muvandimwe Terasi hariya mu Birigi Jean Paul agubwe neza cyane. noheri nziza ubuse yabyutse noheri yabyutse amasaha buraba yabyutse ubwo tunamwifuriza ariko dusigaye amasaha menshi se mukecuru mama Jean Paul hariya i Masaka tumubwire ngo
Noheli nziza kuri mukecuru wa Jean Paul rwose ni umuntu w'inshuti yacu kandi mwe mu bavandimwe ndetse n'isabukuru nziza uyu mwaka wose ni wisabukuru uzasozwa n'isabukuru ye. Noheli nziza rero kuri Skol ku bakozi bose ba Skol cyane karimu na mwaka mushya muhire rwose n'abandi bose mukorana aho ngaho umuvandimwe Romeo ndimo ndamureba ndetse na Noheli nziza ku bakozi bose ba DSTV ndimo ndamureba mama Pacifique mwaka Noheli nziza ndimo ndamureba Joseph ndimo ndamureba umuvandimwe Nkotanyi n'abatekinisiye bose ba Eddy ba Saidi ba bose ara muri DSTV ndimo ndabura ubutumwa bw'umuntu witwa PDG cyangwa se sinzi PDG Maurice aravuze ngo Fuadi wazanzaniye dizo kuri Sunday Branch Marriott 19 z'ukwa mbere andika hano sha we ni bari manager wa Marriott se reka tutegeze weno nzamujyana aho ngo Sunday Branch urayize se Branch ndakurahiye okay uzajye kwimenyerayo inahereza ku nshuti yanjye yitwa Kami turamushimiye cyane Kami hano kuri Hilltop ni manager wa Hilltop hano kuri Hilltop ndamwe mwaka mushya muhire rwose okay